Mwiriwe, muraho neza abakigera kuri ino channel yacu. Murakaza neza rero kuri Iga Excel. Uyu munsi tugiye kwiga loan amortization schedule. Mu kinyarwanda twabyita ngo ikira ni nk'aga systeme kabara uburyo inguzanyo uhabwa na banki yishyurwa. Umva banki bifite aga systeme ibara uburyo inguzanyo yawe yishyurwa, babaze inyungu ziba ziri kuri rate runaka, ukuntu zibarwa kugeza inguzanyo yawe ishizemo cyangwa se urangije kuyishyura. Rero uyu munsi nibyo tugiye kureba. Reka dutangire. Kanzuminga aya maseruzi kugira ngo tuyibone neza kabisa. Noneho hano dutangire, reka dushyiremo principle kadushyiremo ikinyarwanda, inguzanyo yose. Alright, hano turashyiramo tamu, ubwo ni ukuvuga ni igihe inguzanyo izamara. Igihe inguzanyo izamara, annual rate, ijanisha y'inyungu ku mwaka. Tumva ari byo. Dushyireho hano initial date, igihe inguzanyo izamara. Bwano niho turi bushyire amakuru. Dushyiremo number of payments. Number of payments ubwo ni umubare w'amezi yose hamwe azishyurwa, kuko inguzanyo tuyishyura buri kwezi. Umubare w'amezi. Monthly rate, rate, ijanisha y'inyungu ku kwezi. Then dushyireho mortgage payment, ubwo ni nko kuvuga amafaranga azajya yishyurwa ku kwezi. Principal utarajeho n'inyungu, amafaranga azajya yishyurwa yose ku kwezi, principal hamwe n'inyungu. Alright, noneho hano tugiye gushyiraho month, amezi, umubare w'amezi. Hano dushyiremo date, hano dushyiremo payment, amafaranga yose yishyurwa. Amafaranga yose yishyurwa. Ariko actually hano nari ikintu nibagiwe. Hano nagiye gushyiraho hano beginning balance, amafaranga asigaye kwishyurwa. Hano dushyiremo payment interest, inyungu. Hano dushyiremo principal, ayishyurwa hatarimo inyungu. Principal mu kinyarwanda twayitaga ngo kira, ayishyurwa hatarimo inyungu. Ending balance, asigaye kwishyurwa. Beginning balance ahubwo reka tuvuge ko ari amafaranga kambigira agomba kwishyurwa. Gutya. Katuvuge ko ugurijwe miliyoni 30 z'amanyarwanda. Reka dushyire muri currency. Miliyoni 30. Igihe uzishyura katuvuge ko ari imyaka 10. Annual rate, reka tuvuge ko wishyura kuri rate ya 17%. Ni kimwe nuko twakwandika gutya. Right? Tugize gutya byahita biba 17%. It's the same. Initial date, reka tuvuge ko ari iya mbere z'ukwa karindwi 2025. Bananditse muri system y'abanyamerika, babanza ukwezi agakurikiraho itariki. Noneho number of payments hano ko turafata iyi myaka 10 dukube na 12 kuko ni umubare w'amezi. Nice. Noneho monthly rate ubwo yo iraba annual rate tugabanyije 12 divided by 12. Datuna monthly rate. Hano rero mortgage payment, amafaranga azajya yishyurwa, turakoresha function yitwa PMT, payment y'aba accountant cyangwa se muri y'abantu ya finance, PMT. Noneho rate irabingiye. Dushyiraho comma. Noneho number of period ubwo ni umubare, ni number of payments. Tuyishyireho comma. PV ni principal value,
ubwo niriya ni aya mafaranga, niyo mafaranga turi bushyireho ariko tubanje ikimenyetso cyo gukuramo minus this principal, kubera ko ni amafaranga azajya agenda agabanyuka uko wishyura, niyo mpamvu hajyaho kiriya kimenyetso cya minus. Hanyuma noneho dushyireho koma, dushyireho 0, dufunge parenthèse, hanyuma twemeze. Turetse tubona amafaranga azajya yishyurwa ku kwezi. Reka tuyashyire mu manyarwanda nayo. Nice. Noneho katwuzuze iyi table yo hasi. Month, umubare w'amezi. Ubwo ni 1, 2, 3, niyo mibare turi bugende tubara. Hano iya mbere z'ukwa karindwi niwo munsi wa mbere azatangira kwishyuriraho iyi nguzanyo. Noneho ubundi ajye yishyura ku ya mbere z'andi mezi akurikiyeho. Amafaranga agomba kwishyura ku ntangiriro ni aya ngaya, ni principal. Katuyihuze na B1. Noneho payment. Noneho amafaranga agomba kwishyura kuri uko kwezi kwa mbere nayo nayo. Inyungu, ubwo inyungu ingana n'aya ngaya dukubye iyi ngiyi monthly rate. Principal. Noneho principal ihita iba aya mafaranga dukuyemo aya. Noneho ending balance igomba kuba aya ngaya dukuyemo aya ngaya. Ending balance igomba kuba aya, come on, igomba kuba aya. Noneho ending balance igomba kuba aya dukuyemo principal. Yes, ariyo. Noneho amafaranga y'ukundi kwezi, hano ku kundi kwezi akurikiyeho, amafaranga agomba kujya ahangaha agomba kuba angana n'ayaherutse kuri uyu murongo ubanziriza hejuru, niyo asigaye kwishyurwa. Noneho hano reka dufixe iyi seru kugira ngo tubone uko tuza kumanurira ahandi. Yes, gutyo kugira ngo nitumanura n'ahandi amafaranga azemo. Noneho hano turabikora nk'ibisanzwe, turafata aya dukube aya. Hano noneho nk'ibisanzwe turafata aya dukube n'iyi monthly rate. Yes. Kangureho biriya bice. Aha turafata aya dukuyemo aya nk'uko twabikoze n'ahandi. Aha n'aya dukuyemo aya ngaya. Iyi nuza nayo tuyifixe. Iyi seru nayo tuyifixe kugira ngo come on. Iyi seru nayo tuyifixe kuko tugiye gukuba, niyo iri bugende kuba hose.
hano nitumanura Excel abyumva. Reka tubanze dushyireho hano amezi yose 120 agomba kwishyurwamo iriya nguzanyo. Imyaka 10. Hanyuma n'aya matariki tumanure twuzuze n'ahandi hose tugana hasi. Hano uvuga ngo inguzanyo izarangira kwishyurwa ku ya mbere z'ukwa gatandatu umwaka wa 2035. Hano naho kubera ko twagiye dushyiramo formule n'amaseruzi agomba kuba fixed yabaye fixed, ubu naho twamanura ibintu bikikora. Urabona ko iyo tugeze ku itariki ya nyuma hariya ku ruhande hahita hasigaramo 0. Factory inguzanyo no kuvuga ngo inguzanyo yarangiye kwishyurwa. Katukora ibiteranyo turebe. Aya ngaya ubundi igiteranyo cyayo nta kintu kivuze, kubera ko ni haba hisubiyemo imibare myinshi cyane. Ayo tureba naya miliyoni 62, ni uvuga ngo bizarangira amafaranga yose hamwe wishyuye ari miliyoni 62 n'andi, harimo inyungu za banki nayo bakugurije miliyoni 30. Ariko si ibintu ubu ngubu ni uku nguku inguzanyo ya banki yunguka ko byaba ari hatari. Niba atari ngiye washyizemo imibare fake, ariko nuko babibara. Bega inguzanyo. Naho ubundi iyi template ni uku nguko ibimeze. Tugiye hejuru tugahindura imibare, tugahindura umubare w'inguzanyo, tugahindura rate y'inyungu, tugahindura imyaka yo kwishyuriraho. Ibintu hano muri tableau bigenda bihinduka bijyanye n'imibare dushyizemo hariya hejuru.